Vision Talk. Ndagusuhuje cyane nguhaye ikaze nanone wowe dukunda wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu. Imana iguha umugisha ndetse Imana ikomeze bane nawe mu byo ukora byose. Mwifurije amahoro, mwifurije guhirwa, mwifurije kugira amafaranga ndetse mwifurije kugira umukunzi ukwitaho. Ngenda nkubwira ko hano ikintu cyerekeranye n'urukundo ndi nacyo kugira ngo nzakigusobanurira kano ko kandi nufite ikibazo, icyifuzo, igitekerezo twandikire muri comment cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp, turaguha rwose ubusobanuro wifuza ko tuguha. Ngiye umunsi rero ngiye kubwira abakobwa ndetse nibutsa n'abasore nanone, ariko cyane cyane mukobwa tega amatwi hano kugira ngo wumve neza, wumve icyo abasore, wumve icyo abagabo, wumve icyo igitsina gabo kigukundira, wumveho igitsina gabo icyo kikwifuzaho. Uretse ubwiza ngiye kukubwira ibintu abasore bakunda ku bakobwa mu rwego rwo hejuru. Niba uri umukobwa ibi bintu ukaba utabifite, ufite ikibazo gikomeye cyane, kubera ko ntukajye wirirwa ubaza impamvu wabuze sheri. Impamvu wabuze sheri ni uko utarashobora kuntega amatwi ngo wumve ibyo nkubwira, maze unkurikirane akantu ku kandi kugira ngo wumve neza ubumenyi nguhereza hano kandi umenye neza nicyo ukwiriye gukora. Nunega amatwi nta munsi n'umwe uzigera wicuza mu buzima bwawe. Niba ukunda ibiganiro ngukora ndetse n'inkuru nkugezaho, Imana iguha umugisha. Nubwo rero imiterere y'inyuma ishobora gukurura abasore, rimwe na rimwe hari ibindi bintu rero by'ingenzi abasore bakunda ku bakobwa. Burya abakobwa mutari muze cyane burya n'ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abasore bashimishwa n'abakobwa bafite imico ndetse n'imyitwarire myiza. Burya abakobwa rimwe na rimwe bajya bibeshya ko abasore bakurwa na nyashe, abasore bakurwa n'isura, abasore bakurwa n'uko bameze, abasore bakururwa na size yabo, ariko mubwije ukuri kuribeshya cyane, kubera ko hari ibintu byinshi abasore bakunda utazi. Hari ibintu byinshi abasore bakunda bitari ngombwa ngo ubibereke cyangwa se bitari ngombwa ngo uvuge oya. Ahubwo umusore wa nyawe, umugabo wa nyawe kuri wowe, hari ibintu byinshi azagukundira atagukundiye kugaragara ndetse atagukundiye ukusa. Abasore rero burya ngo aho bava bakagera bakunda umukobwa useka keshi kandi uzi gutera urwenya, kuko bibagaragariza ko yisanzuye. Burya abasore bose aho bava bakagera, benshi 90% bakunda abakobwa bisanzura, bakunda abakobwa birekura, bakunda abakobwa baseka, bakunda abakobwa batera urwenya. Ndetse ntabwo uwo mukobwa utamukunda nawe uri umusore. Ariko nakubwiye ko ari 90% kubera ko hari n'abasore badakunda umuntu uvuga cyane cyangwa se umuntu wisanzuraho cyane, wenda bibagaragariza nabi. Ariko burya ibyo nabyo ntabwo ari ubusirimu, ntabwo ari ubusirimu, kuko burya mu rukundo nakubwiye ko urukundo ni amarangamutima n'ubwisanzure ndetse bw'amarangamutima. Burya ugomba kwisanzura ku mukunzi wawe. Ikindi kintu abakobwa mukwiye kumenya abasore babakundira, abakunda kandi umukobwa ukunda abana. Umukobwa niba udakunda abana, menya ngo ibyo biri mu bintu bishobora gutuma ubura umusheri rwose, nkubwije ukuri. Kuko iyo uri umugore cyangwa se iyo uri umukobwa ukunda umwana, abasore bagufata ko ushobora kuzaba umubyeyi mwiza. Umusore wese cyangwa umugabo wese ababona ko ushobora kuzaba umugore mwiza uzita ku bana be, umugore mwiza uzamubera mwiza ndetse akamubyarira abana beza. Urumva ko rero ibi ni ibintu abasore bakunda. Wowe mukobwa utaruze kuba udakunda abana, ikosa rikomeye cyane. Ukabona bivuga ni ikosa rikomeye cyane. Burya ngo umukobwa ukunda abana, abasore baramukunda cyane ku kigero cyo hejuru, kuko buri mugabo wese aba yifuza kugira umugore uzita ku bana azamubyarira, uzita ku rubyaro rwe. Ikindi gikurura abasore ni umukobwa udakoresha telefoni cyane mu gihe iyo ari kumwe n'umusore. Ubundi ahangaha nubwo ari byiza kugira ngo ukoreshe telefone yawe igihe uri kumwe n'umukunzi wawe, haba ku basore cyangwa ku bakobwa, ngo ariko burya ngo abasore burya bakunda abakobwa cyane badakoresha telefone iyo bari kumwe. Burya ngo biba bibagaragariza ko wamwubashye cyane kandi ari uw'agaciro kuri wowe, kuko abarenze ibyo byose ugomba kuba uri gukora
kuri telefone, kuko bibaha icyizere cyo guha agaciro umwanya muri bumarane cyangwa se umwanya muri kumwe. Bagira kandi ubushake bwo gukunda umukobwa ufite intego mu buzima. Buryo umukobwa ufite intego mu buzima n'irindi banga abasore bakunda kandi bakarikunda cyane, ndetse umukobwa ugira umurava kandi wihangira imirimo. Buryo umukobwa w'umukozi abasore baramukunda cyane. Umusore wa nyawe akunda umukobwa umeze gutya rwose, akunda umukobwa witwara gutya, ndetse akunda umukobwa ubona ko afite intego mu buzima bwe, ubona ko afite viziyo y'ahazaza he, ngo ibintu bikaryoha cyane. Umukobwa nk'uyu nguyu niyo mpamvu bakobwa mbagira inama buri munsi ati wowe shaka ubuzima, shaka kubaho neza, iha intego ubuzima bwawe, maze ureke kwirirwa wirukanka mu basore ngo mu bagabo, kuko nta hantu na hamwe uzigera ubona basarura umugabo cyangwa se umusore ngo kugira ngo agukunde cyangwa se kugira ngo agushimishe. No kuvuga ngo iyo umwenda ari mwiza mu isoko ubwawo n'uwikururira abakiriya maze bakawuha agaciro bitewe n'uko ugaragara. Mukobwa rero, niba nawe uko ugaragara nibyo bizatuma uhabwa agaciro, ndetse nibyo bizatuma n'abasore bakwishimira. Mu gihe uri aho ngaho nta ntego ufite, ntabwo uzi iyo uva ndetse nta nubwo uzi n'iyo ugana, ni ikibazo gikomeye cyane ku buzima bwawe, kubera ko ntabwo uzigera ubona umuntu kwitaho bya nyabyo koko. Ariko burya nuha ubuzima bwawe intego nzima igaragara, mubwije ukuri ko ntabwo uzigera ubura umukunzi wifuje w'ubuzima bwawe bwose. Abasore kandi, ikindi mukobwa ukwiye kumenya nuko abasore bishimira umukobwa ukunda kuririmba, ndetse niyo yaba ataririmba neza ibyo birabashimisha cyane. Kuba utaririmba neza ibyo si ikibazo, kuba ubikunda just ibyo birahagije kugira ngo umuhungu abikunde, kugira ngo umusore abikunde. Ikindi, abasore burya ngo bakunda umukobwa ugira imico myiza aho bava bakagera. Umukobwa ugira imico myiza burya nta n'umuntu utamukunda rega, kuko nyine aba afite imico myiza. Umukobwa wifata neza mu bandi, umukobwa utitwara nabi, kandi burya umukobwa uzi kuganira neza abasore baramukunda cyane. Umukobwa rero ari n'amabanga mba ngenda nguhishurira kugira ngo utazabona icyo witwaza uvuga ngo barakwanga buri munsi. Niba ufite ikibazo mu rukundo, jya unega amatwi buri uko ushyizeho video, jya unega amatwi kandi subscribe niba utarayikanda, kugira ngo ahangaha uzahumvire ibintu bikomeye cyane. Kandi nkubwire ngo ibyo njya nkubwira ahangaha jya ushyira mu matwi yawe ubyumve neza, maze ntibigucike, uzabyubakiraho ugira ubuzima bwiza ndetse ugira urukundo rwiza rw'ahazaza hawe. Ikindi kintu umukobwa ukwiye kumenya, burya ngo umusore wese ahava akagera, umugabo wese ahava akagera, akunda umugore wigirira icyizere, cyangwa se akunda umukobwa wigirira icyizere, ariko utari ukwishyira hejuru. Burya kwigirira icyizere ndetse no kwishyira hejuru ni ibintu bibiri bitandukanye. Reka kwishimagiza igihe cyose, kugira ngo icyo gihe iyo wishimagize ahangaha aba ari ukwishyira hejuru, ntabwo ari ukwigirira icyizere. Kwigirira icyizere mvuga ni ukumva ko ushoboye kandi ibintu byose ubikora kandi ukabikora neza cyane. Igihe rero burya ngo umukobwa wigirira icyizere akurura abasore aho bava bakagera, ariko nanone ntabwo abasore bakunda umukobwa wishyira hejuru. Umukobwa mugiriye inama gusa rero ntibivuze ko umukobwa agomba kwihindura ngo akundwe, ahubwo ni byiza gukomeza kuba we uriwe, ndetse n'ugukunda akagukundira uko uri. Abakobwa murambabwira ko buriya igihe cyose, cyangwa se n'abasore igihe cyose, nushaka kwigira uwo utari we ku mukunzi wawe, uzaba uri kwicisha amazi. Ntabwo uzaba uri gukundwa nk'uko ukeneye gukundwa, ahubwo uzaba uri kwicisha amazi, ariko wowe wa nyawe, apana kubaho kopi y'undi muntu, kubera ko ntabwo uri amafaranga ngo urashimisha abantu, kubera ko ntabwo waje muri iyi si kugira ngo ushimishe abantu. Hari impamvu uriho, niyo mpamvu umuntu uzagukunda azagukundira imico yawe, agukundire wowe uriwe. Burya ikintu kidutandukanya n'abandi bantu ni imico yacu. Imico yacu niyo idutandukanya n'abandi bantu.
niyo itugira twebwe banyabo, niyo idutandukanya na runaka ikagutandukanya na runaka, kubera ko nyine nago just muhuje imico yawe. Niyo mpamvu ahangaha ugirwa inama yo kuguma ku mico yawe, kuko imico yawe niyo igutandukanya n'undi muntu cyangwa se niyo igutandukanya n'abandi bantu muri rusange. Ndagushimiye cyane rero, nibi iyi video twetangiranye tukaba tuyiye dusozanyije ku musozo. Imana iguha umugisha ndetse ikomeze ibane nawe. Niba utarakoze subscribe waba warahindutse cyane, ntabwo waba uri inshuti yacu nziza cyane. Niba rero utarayikandaho wakanda kuri subscription kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro tugenda tukugezaho. Icyifuzo, igitekerezo watwandikira muri comment cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp yacu iri hano kuri sheni yacu, maze igitekerezo cyawe tukakiganiraho. Niba ufite ikibazo twakigusubiza mu buryo rwose ushaka gusubizwamo kandi ugagenda unyuzwe. Niyo mpamvu nkubwira ngo kanda kuri subscribe kugira ngo ibyiza byose tugutegurira uzajye ubibonera ku gihe. Wibuke kandi inzogera kugira ngo uzajye utubona notification kuri telefone yawe cyangwa se kuri machine yawe ko ubonye cyangwa se ko twashyizeho indi video, maze uze wihera amatwi kugira ngo ugire ubuzima bwiza ndetse ugire n'ahazaza heza h'ubuzima bwawe. Imana iguha umugisha rero. Ciao ciao.